umuntu atemberera mu gace atarasanzwe atuyemo kabiri musabe yuko aho hantu yasohokeye cyangwa yatembereye ari bukenere ahantu ho kurara, urugero nko mu nyubako zizwi nka za lodge cyangwa se hoteli. Ni mu gihe kandi ushobora kuba watembereye ahantu ariko mu by'ukuri uri bukenere n'ubundi aho kurara cyangwa se uri bukenere icumbi bitewe n'ahantu wagiye gutemberera cyangwa se bitewe n'igihe uzamara aho hantu. Kandi nanone hari inyubako zizwi nk'ama lodge cyangwa amahoteli abantu basohokeramo cyangwa se bajya kuraramo mu buryo bwo kwinezeza busanzwe cyangwa se mu buryo bwo gusohoka cyangwa mu buryo bwo gutembera biri aho ngaho nta kindi kintu bari bagambiriye cyangwa kubw'uruzinduko rw'akazi runaka, ariko ugasanga ahantu yagiye mu by'ukuri biri musabe kuba yacumbikayo cyangwa se kuba yararayo muri izi nyubako nyine zizwi nk'ama lodge cyangwa se nk'amahoteli. Hoteli zigenda zihabwa inyenyeri bitewe n'imikorere yazo cyangwa se ubwiza bwazo cyangwa imiterere yazo yewe na serivisi nziza zazo, bityo bigatuma bagenda baziha inyenyeri bitewe nyine n'iyo mimerere yazo. Niyo mpamvu rero uyu munsi naguteguriye hoteli mu Rwanda zigiye zifite inyenyeri zitandukanye, dore yuko naguteguriye 10 za mbere zigaragara hano mu Rwanda iwacu. Izi zikaba ari hoteli ziraramo abantu bifite cyangwa se bafite agafaranga, yewe baba batembereye hafi yazo, baba arizo bagiye batembereyemo, baba bashatse kujya kuharara mu buryo bwo kwinezeza cyangwa se mu buryo bundi bw'akazi, dore ko nabyo bishoboka cyane. Uko nabikubwiye naguteguriye 10 zihagazeho ahangaha mu Rwanda, bityo turahera ku mwanya wa 10 tumanuka mpaka tugeze ku mwanya wa mbere. Ndagusaba kutarambirwa, ndagusaba kudacika intege, dore yuko tuba twagerageje kubategurira video ngufi kugira ngo mutarambirwa. Wa 10 rero ndagira ngo yuko turahasanga Lake Kivu Serena Hotel. Iyi ngiyi iherereye i Rubavu, ni hoteli yabaye icyamamare ku bashaka kuruhuka cyangwa se ku bashaka kuba bajya kuyinezerezamo, dore yuko iri i Rubavu rwose hariya mu ntara y'Iburengerazuba. Ngiyi kandi ikaba ari hoteli y'inyenyeri 4, dore yuko iri ku mucanga rwose, iri imbere y'ikiyaga neza neza cya Kivu, neza uba witegeye amazi ya Kivu uyareba neza cyane. Dore yuko iyi hoteli igira n'imikino igiye itandukanye, harimo n'imikino y'abana, ibyo rero bituma iba nziza ku muryango ufite abana cyangwa se nanone ikaba nziza ku bantu baba bagiye nko mu kwezi kwa buki bakajya kuhinezereza. Ikindi nakubwira rero, amafaranga make cyangwa se amafaranga ushobora gutangiriraho wavuga yuko ariyo make ku byumba bisanzwe cyangwa ahahendutse, bagiye mubwire yuko ari amadolari 160 mu byumba rusange, naho ibindi ugasanga ni 180, akaba ari byo biciro byayo. Ubwo naho hagati aho ngaho aya ngaya rero ndagira mubwire ko arasaga 230 mu manyarwanda, ayo nta makeya, naho amenshi akaba 270 tuyabariye mu mafaranga y'iwacu. Ku mwanya wa 9 nayo turahasanga Street by Heaven Kigali. Iyi ngiyi ni hoteli iherereye ahantu hatuje hano mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakire. Hoteli nk'uko ubibona igaragara neza ndetse igaragara ukwayo, ikaba imwe mu nyubako zihariye ugereranyije n'izindi nyubako. Ikindi nagira ngo mbwire yuko iyi hoteli yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2018, ifite ibyumba 11. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 bongeyeho ikindi cyumba. Iki cyumba rero kikaba ari icyumba cy'icyubahiro, banongeraho inyubako zizwi nka puruvira zirenga 8. Izi nyubako kandi bongeyeho urugero ubwire ngo ziba ari inyubako zifite umutuzo udasanzwe, zifite sekirite yihariye iteye ukwayo. Ibi ngibi nyine ari byo bituma nyine n'ubundi tuyizana ku mwanya wa 9 mu mahoteli yihagazeho ahangaha mu Rwanda. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, ndagira ngubwire yuko ibiciro byayo biri hejuru, aho ibyumba by'icyubahiro bitangirira ku madolari 760. Ubwo ni ukuvuga asaga miliyoni na 90 mu ijoro rimwe gusa. Ubwo ni ukwiraramo mu ijoro rimwe gusa, naho inzu zifite isine zazo zihariye zikaba zitangirira mu madolari 2,000. Ubwo ni asaga miliyoni 2,900, ikaba kandi iri ku rwego rw'inyenyeri 5. Nubwo kandi ifite ibyumba bigiye bihenze gutyo, ariko sinabura kukubwira yuko ushobora kugenda nawe ukaba wagira icyumba wisangamo wenda kirimo mu madolari 200, ariko ibyumba bihenze ni ibyo ngibyo nyine nkubwiye bigera muri izo miliyoni zose, ariko biba bifite umutekano udasanzwe kandi wihariye, yewe n'umutuzo wihariye. Reka tunyarukire rero ku mwanya wa 8 turebe ngo turahasanga iyihe hotel.
ku mwanya wa munani tuhasange Miliyoni Kigali. Iyi ngiyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, inyubako ndende iherereye mu mutima wa Kigali neza indani. Kigali Miliyoni hoteli igaragaza cyangwa se ikabigaragazwa n'uburebure cyangwa se uburanga n'isuku. Isuku yayo iriranga mu murwa ndani, mu murwa wa Kigali. Iyi ngiyi niho iherereye, aba ariho uyibariza. Ifite isuku nakumirwa, ifite umutekano wayo wihariye, ifite ahantu hagari hagenewe abakiriya bayo cyangwa se nka serivisi y'abantu bahasohokera. Nyine abantu bahaza, igira pisine, iyi ngiyi igira ibyiza nyaburanga byayo. Ikintu cy'ingenzi iyi izwiho cyane ni ugutanga serivisi nziza kandi inoze, ndetse no kwizerwa n'abantu baba bayigendereye. Niyo yaba ari ubwa mbere iguha serivisi nziza. Ibiciro byaho rero ndagira ngo yuko ku byumba bisanzwe ari amadolari 200, ubwo nasaga ibihumbi 290 tuyashyize mu mafaranga yacu y'amanyarwanda. Iyi hoteli kandi ikaba igizwe n'inyenyeri 5. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7 tudatinze turebe ngo twasanga iyihe hotel. Mwanya wa 7 na yindi hoteli turahasanga Magashi Camp Safari. Iyi ngiyi ndagira ngo yuko nayo ari hoteli yubatse nk'inkambi cyangwa se mu buryo nyine bw'inkambi bw'amahema. Iyi ngiyi nayo rero iherereye mu karere ka Nyagatare. Iyi ngiyi ndagira ngo uyibarize mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi hoteli kandi ikaba ibarizwa hariya rwose muri parike y'Akagera, aho usanga kuyiraramo ijoro rimwe gusa, cyangwa se ibiciro byaho iyo ibihe bitahenze usanga mu ijoro rimwe gusa ari amadolari 600. Naho mu gihe ibihe nyine mu gihe sama cyangwa se mu bihe byahenze nyine ibintu byazamutse, ugasanga amakeya yo kwiraramo mu ijoro rimwe ni 800 y'amadolari. Ubwo n'ubundi ni hafi kwishyika muri miliyoni mu manyarwanda, tuyakubye mu manyarwanda y'iwacu. Ku mwanya wa 6 tudatinze turi buhasange hoteli yitwa 5 Volcanoes. 5 Volcanoes rero ndagira ngo iyi ngiyi ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze, ahangaha mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ifite ubwoko butandukanye bw'ibyumba, dore yuko kuyiraramo ijoro rimwe gusa bigusaba amadolari 600, naho ahahenze ugasanga biragusaba ibihumbi 5 by'amadolari. Ubwo nasaga miliyoni 5 turamutse tuyazanye mu manyarwanda y'iwacu, tuyakubye mu manyarwanda. Ijoro rimwe gusa icyumba gihenze ugatanga miliyoni 5 kuraramo gusa. Tunyarukire rero ku mwanya wa 5 tudatinze turi buhasange Virunga Lodge. Iyi ngiyi nayo rero iyi nayo ni hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, hafi neza na parike y'Ibirunga. Iyi hoteli rero ndagira ngo yuko ifite ibiciro bigereranyije cyangwa se ibiciro bigera kuri 2. Ibi biciro rero bigera kuri 2, igiciro gito rwose usanga ahangaha ari amadolari 700, mu gihe igihenze usanga igiciro gihenze usanga ari igihumbi cy'amadolari. Ubwo no kuvuga miliyoni y'amanyarwanda, kuzamura ntewe naho ushaka, ariko ubwo biri hagati aho ngaho 700 y'amadolari kugeza ku gihumbi cy'amadolari. Iyo ngiyo akaba ari dusanga ku mwanya wa 5 muri hoteli n'ubundi zihagazeho ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Mwanya wa 4 rero, ku mwanya wa 4 n'ayindi turahasanga Sabyinyo Silverback Lodge. Iyi ngiyi nayo ndagira ngo yuko ari hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi kandi sinabura kukubwira yuko ifite igice cyahariwe guteza imbere abaturage. Ngo n'abaturage baho nyine n'ubundi urabyumva. Kandi sinabura kukubwira yuko kuyiraramo ijoro rimwe gusa biri hagati y'amadolari 850, yewe hari naho bigusaba igihumbi 50 by'amafaranga y'amadolari. Mu manyarwanda rero ayangaya n'ubundi ntarenga miliyoni y'ibihumbi 100 mu ijoro rimwe gusa kuyiraramo byonyine. Benshi rero ku mwanya wa 3 nabyo kubatindira, reka nkubwire ngo turahasanga Sinta Kwitonda hoteli. Iyi hoteli rero ikaba na lodge, ndagira ngo nkubwire yuko nayo iherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hafi na parike y'Ibirunga. Ikaba ari hoteli nyine ya Singita, kampanye ikora ibyerekeranye n'ubukerarugendo. Iyi hoteli rero ikaba na lodge, ndagira ngo nkubwire yuko kuyiraramo ijoro rimwe gusa bigusaba amadolari ari hejuru y'igihumbi na 25 ijoro rimwe gusa.
ubwo ngubwo aho ngaho nahasanzwe. Ndagira ngo mbwire yuko ku byumba bihenze cyangwa se ku byumba bizamuye ku ibiciro, ibyumba bihenze kubiraramo ijoro rimwe gusa bigutwara asaga ibihumbi 2,500 by'amadolari. Ubwo ni ukuvuga miliyoni 2 n'igice zirenga. Ku mwanya wa kabiri rero nayo hoteli turahasanga Bisate Lodge Safari. Iyi ngiyi nayo rero ndagira ngo yuko iherereye mu mashyamba y'ibirunga, ikaba ifite amazu y'ibyatsi yubatse mu ishusho y'ibyari by'inyoni. Iyi ngiyi nayo ndagira ngo yuko ibyumba byayo bihuje ibiciro ariko bikaba bigenda bihinduka bitewe nyine n'amezi. Urumva bigenda bihinduka bikurikije amezi turimo, aho usanga mu bihe bihendutse ari amadolari 1,800, naho igihe byahenze ugasanga ari amadolari 2,250. Mwibutsa yuko ibiciro byayo by'ibyumba byabyo usanga bigiye bisa cyangwa se ari ibiciro nyine bimwe, nta cyumba kiri hejuru y'ikindi. Nyerekere rero ku mwanya wa mbere turahasanga One&Only Gorilla Nest. Iyi ngiyi rero nayo ndagira ngo yuko yubatse hafi ya parike y'ibirunga, aho ari hoteli abantu bakunze gutangarira ari benshi, ugasanga rwose uburyo igaragaramo bukomeza gutangaza abantu. Iyi niyo hoteli ihenze ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni hoteli ihenze muri kino gihugu. Ndagira ngo yuko icyumba cya makeya ubona muri iyi hoteli ari amadolari 4,000, ubwo nasaga miliyoni 4 n'igice. Kandi ndagira ngo yuko icyumba gihenze cyangwa se icyumba cya menshi usanga kiri bugusabe amadolari 15, ibihumbi 15 by'amadolari. Ndagira ngo izi ngizi ni miliyoni 17 mu mafaranga y'amanyarwanda, kandi biba ari ukuyiraramo ijoro rimwe. Iyi ngiyi ni hoteli rero naguteguriye ku mwanya wa mbere muri hoteli zihagazeho ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho dusanze ibiciro byayo bikeya ari 4,000, yewe ahahenze ugasanga ni 15,000 by'amadolari. Ndagira ngo ushimire rero wowe twabanye kuva twatangira iyi video. Ndagira ngo ushimire wowe mukunzi wacu utajya uhema kudukurikirana. Ndagira ngo kandi mwibutse gukanda like niba wakunze video, nibura uri umusangwa, niba kandi uri mushyashya ahangaha ndagira ngo ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Reka nkubwire yuko ni muri mu ba kabiri nkaba wa mbere mu badukurikirana. Ndagira ngo nkubwire ngo reka tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.